Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza cyane bakunzi ba Rwanda Daily Info. Nongeye kubasuhuza ari nako mbifuriza kugubwa neza cyane. Tugarutse amakuru y'umugoroba. Ni amakuru akomeye cyane ari kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru rwose akomeje kugenda acicisha igikuba muri rubanda, dore ko n'ubundi abaturage bakomeje kugenda bahunga umujyi wa SAKE nyuma y'uko n'ubundi umutwe wa 23 wamaze kuwinjiramo, ariko abo ngabo bari kuhunga niba abandi n'ubundi basanzwe barwanya umutwe wa 23 cyangwa se batawufana cyangwa se batawiyumvamo habe na gato, niba bakomeje kugenda bahunga abashaka ibindi bice bagomba guturamo. Ariko kugeza kuri ubu ngubu abenshi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abanyamurenge baturutse n'ubundi muri Kivu y'Amajyepfo, bamwe bakomeje n'ubundi kuza basatira uyu mujyi wa Goma, gusa nibarahagera ariko n'ubundi bakomeje kugenda bumva inkuru nziza y'uko umutwe wa 23 wamaze gufata umujyi wa SAKE, nabo batangira kwerekeza muri uyu mujyi. Rero abenshi batangiye kuzingutwa bavuye muri Kivu y'Amajyepfo bari kwerekeza muri uyu mujyi kugira ngo baze kuba bawukambikamo, dore ko n'ubundi intare za Sarambwe kugeza kuri ubu ngubu bidasubirwaho zamaze kuwibikaho, bamaze kurwana intambara ikomeye cyane. Ariko ni nyuma y'uko n'ubundi bagiye bakora ibitero bigiye bitandukanye, ari nako bica abasirikare bakomeye mu ngabo z'abarundi, mu ngabo za SADC, mu ngabo za FARDC, mu mitwe igiye itandukanye irimo APCRC, Maimai Nyatura, abacacu Wagner Group. Abo bose rero iyi ni intsinzi ikomeye cyane umutwe wa 23 ugezeho, ariko uhitanye benshi mu bakoroneri bagiye batandukanye b'ingabo z'u Burundi, ba majoro, ba kapiteni, ndetse na benshi bagiye batandukanye. Uyu ni umutwe wa 23 n'ubundi ukomeje kugenda wandika amateka, dore ko n'ubundi wifuza no kuba wafata umujyi wa Goma. Ariko si ibyo gusa, n'ubundi umujyi wa Goma wamaze kuba wanigwa. Ariko munyemere n'ubundi tugaruke kuri aya makuru akomeye cyane y'uko hasanzwe imirambo igera ku 1000 ingabo za FARDC yari yarahishwe mu mujyi wa SAKE. Ibi rero byateye abantu ubwoba, bibaza n'ubundi ukuntu iki gihugu cya Kongo cyaba giteye, cyangwa se ukuntu abasirikare ba FARDC bivugwa ko n'ubundi ariho babashishaga kugira ngo bahakane ko bari kugwa ku rugamba. Ibiro byatunguye abantu benshi nyuma y'uko n'ubundi umutwe wa 23 umaze kuhinjiramo, wagiye ubona ibyobo byinshi bigiye bitandukanye badashyinguwe neza. N'ubundi ibi byose rero bikomeje no muri kugenda bitangazwa nyuma y'uko n'ubundi intare za Sarambwe zamaze kwinjira mu mujyi wa Goma. Makuru akomeza kugenda avuga ko n'ubundi umutwe wa 23 wigaruriye umujyi wa SAKE muri teritwari ya Masisi, ni nyuma y'imirwano yaramukiye hafi y'uyu mujyi kuva mu rukerera rwo kuri wa gatatu tariki ya 7 Gashyantare 2024. ni imirwano yatumye abenshi mu batuye SAKE bahunga. Kugeza kuri ubu ngubu rero bavuze ko n'ubundi uyu mujyi kugarukamo bigoranye, ariko abasanzwe bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo bakomeje n'ubundi kugenda berekeza muri uyu mujyi wa SAKE, bitewe n'uko ineza Sarambwe zo zigira amahoro cyangwa se zibungabunga amahoro y'abaturage. N'ubundi niyo mpamvu rero bamwe mu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bazi ko n'ubundi bari kurwanirirwa n'umutwe wa 23 batangiye kugenda bawusatira kugira ngo bawuturemo, ndetse harimo ibyo kurya. N'umutwe wa 23 n'ubundi inzira nyinshi yagiye zifunga, yaba Mushaki n'ubundi igemurira umujyi wa Goma barayifite, kandi Mushaki murabizi ko ihinga cyane. N'ubundi irakomeza kugenda igaburira SAKE, dore ko n'ubundi itari kure ya SAKE. Ni SAKE rero bivugwa ko yaguye mu maboko ya M23, mu gihe uyu mutwe unavuga ko wanigaruriye uduce twa Nturo ya mbere na Nturo ya kabiri, ndetse n'ibirindiro bikomeye byahitwa kwa Madiba biherereye hejuru ya SAKE. Urumva ko rero umutwe wa 23 ukomeje kugenda werekana ibikorwa byayo mu buryo buhambaye, dore ko n'ubundi uko bigaragara n'ubundi wamaze kugenda wibikaho intwaro zigiye zitandukanye, kandi koko ukomeza kugenda unazikoresha iby'umumaro, cyangwa se wicisha babandi wamaze kuzaka barimo FARDC, SADC, ndetse n'imitwe igiye itandukanye n'ubundi bahawe intwaro n'igisirikare cya Kongo aricyo FARDC. Rero bikagaragaza ko umutwe wa 23 amateka agiye kongera kwisubiramo nka 2012 na 2013, ariho wari warafashe umujyi wa Goma, ariko nanone ukaza kuwamburwa n'abitwa ingabo za SADC. Kugeza kuri ubu ngubu zaje kozaho, ariko zikabona n'ubundi zirataruka. Ni nko gukubita kwibuye isasu, ni nko gukubita kwibuye n'ubundi akaguru ukabona karagarutse cyangwa se karavunitse. Nibyo rero ingabo za SADC zaje zikibonera ku butaka bwa Kongo ubwo zazaga kurwana n'umutwe wa 23. Zaje zizeye ko rero ari nk'ibisanzwe nk'uko zabigenje 2013, zikaza zimisha urufaya rw'amasasu ku mutwe wa 23 bakahita bawutsinda mu buryo busa nkaho bwari bworoshye, ariko n'ubundi ntabwo bwari bworoshye. Icyo gihe rero ingabo za 23 zikahita zihunga. Byakomeje kugenda binagaragaza yuko uyu mutwe wa 23 n'ubundi icyo byatumye n'ubundi unatsindwa
nuko rero watangiye kugenda ucikamo ibice bigiye bitandukanye, ariko kugeza kuri ubu ngubu bashyize hamwe ndetse bagiye banabona n'izindi mbaraga zigiye zitandukanye, harimo abakoloneli biyoyo bagiye bava muri izi ngabo za FARDC. Ariko si ibyo gusa, harimo n'abakoloneli bagiye batandukanye bavuye ku ngabo z'abarundi binjira muri uwo mutwe wa 23 bagera kuri 2, ndetse n'abandi benshi b'abasirikare bagiye batandukanye, barimo ba private ko ba koporo ndetse na benshi bagiye batandukanye, barimo ba kapiteni n'abamajora. Abo bose rero bagiye binjira n'ubundi muri izi ngabo za 23. Niyo mpamvu zakomeje kugenda zinagira imbaraga zigiye zitandukanye. Ariko si icyo gusa, n'ubundi uwitwa Colonel Nzenze ubwo rero bamaraga kwica warukuriye urwego rw'ubutasi rwa 23 ariwe Colonel Castro, akimara kwicwa n'ubundi n'ingabo za SADC mu gitero zakoze zikoresheje drone, byatumye umutwe wa 23 urakara cyane ku buryo buhambaye mu gahunda zawo. Mbere wavugaga ko udafite gahunda yo kuba yafata umujyi wa Sake ndetse na Goma, ariko nyuma yaho bakimara kwica umukoloneli ndetse bagakomeretsa n'uwitwa Colonel Bahati, byaje gutuma umutwe wa 23 urakara ku buryo bukomeye cyane. Rero nawe uravuga ati rwose uko byagenda kose tugomba gutangiza imirwano kandi tugomba no kwita twigarura umujyi wa Goma ndetse na Sake. Rero iryavuzwe n'ubundi ryamaze kuba ryataha, ndetse n'ibyahanuwe byatangiye kuba byasohora ko umutwe wa 23 watangiye kwigarura Sake. Ubwo rero ikibura nuko uri buze kuba wafata n'umujyi wa Goma, ariko bakomeje n'ubundi kugenda bawusaba kudafata umujyi wa Goma. Benshi bazi ko uyu mujyi wa Goma nibamara kuwufata n'ubundi ikizaba gisigaye nta kindi. Rero abagiye bahungira hanze cyangwa se abanyamurenge ndetse n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bahungiye mu bihugu by'abaturanyi cyangwa se mu bihugu bigiye bitandukanye biri na kure, bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakumbuye igihugu cyabo, bakumbuye gutaha n'ubundi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakongera bagataha mu mujyi wa Goma, bakishima, bagaserebura cyangwa se bagaserebura ibyo bagezeho, intsinzi n'ubundi ikomeye cyane. Ibi rero binavuga ko umutwe wa 23 numara gufata umujyi wa Goma hatagira igikorwa ngo Leta ya Kongo isaba ibiganiro, dore ko n'ubundi ari cyo bari kuyisaba. Ariko kugeza kuri ubu ngubu mu nama ihinaheruka bari bakoranye uwitwa Perezida Antoine Tshisekedi cyangwa se Fati Beto nk'uko yitari yayitumije. Akimara kuyitumiza rero ibintu yagiye aganira n'ubundi yakomeje kugenda aganira, avuga ko uyu mujyi wa Goma bagomba kurinda uko byagenda kose kugira ngo umutwe wa 23 utaza kuyigarurira. Ariko ibyo yakomeje n'ubundi kugenda atangaza birasa nkaho bigiye kuba imfabusa, kuko ubu ngubu umutwe wa 23 niwe uri gutanga kondisiyo, ntago ari Tshisekedi uri kuzitanga, kuko we ntago bamukeneye cyane, ariko warabakeneye ku buryo bukomeye cyane. Kuko nibafata uyu mujyi wa Goma biragaragaza ko uyu Tshisekedi imbaraga zamaze gucika intege, kandi arabasebye ku ruhando mpuzamahanga nk'ibyo yagiye yitangariza mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye bikomeye cyane, yaba ibikorera ku butaka bwa Kongo, ibikorera mu mahanga agiye atandukanye cya France 24, ubwo ni televiziyo y'igihugu cy'Ubufaransa. Icyo yagiye gitangiraho ubutumwa bugiye butandukanye, avuga ko atazigera agirana ibiganiro n'umutwe wa 23, kandi anatangaza ko ubwo azaba yamaze gutsinda amatora cyangwa se yamaze kuba perezida nanone manda ya kabiri ayitorewe, yavuze ko azahita azandiza intambara ikomeye cyane yo kwita birukana umutwe wa 23 ku butaka bwa Kongo. Ariko uko ndi kubivuga siko bavuga, ntago bavuga ko umutwe wa 23, ahubwo bavuga RDF M23 bagashyiramo ubwo nta karongo, ubwo rero bakahita babivuga gutyo. Ubwo no kushaka kumvikanisha ko igihugu cy'u Rwanda ari cyo cyamuteye kise n'ubundi umutwe wa 23. Ariko ibyo ni ibinyoma bidafite naho bishingiye, kuko n'ubundi igihugu cy'u Rwanda nacyo cyakomeje kugenda kibitera utwatsi ndetse kinamushinza ko afatanya na FDLR, kandi byo biranagaragara ko afatanya nayo, kuko nawe mu minsi yashize yafunze abajenerali abashinza gukorana na FDLR. Ariko ni ukwigiza nkana, kuko nawe arabizi ko akorana nabo, kandi no ku rugamba biragaragara ko baba bahari. Iryo ni ihuriro n'ubundi bakoze, ariko ngo bagire imbaraga kugeza n'ubu rero bikaba byaragoranye. Abo basirikare natangiye kubwira bagera ku 1000 nta basirikare ba FARDC ndetse hakabamo n'ingabo z'abarundi. Urumva ko rero ari abasirikare benshi cyane baguye ku rugamba, ariko kenshi bakagenda bahishwa. Ubwo rero imibare igatangazwa atari mizima, cyangwa se imibare ikagenda itangazwa ipfuye. Rero ibingibi byaje kugaragaza ko n'ubundi uwitwa Tshisekedi ibye byamaze kugera ku iherezo, cyangwa se byamaze guhindura isura, kuko kugeza ubu ngubu umutwe wa 23 uramufite uko yabigenza kose, umufite hasi hejuru kugeza kuri isaha. Rero ibintu bikomeje kugenda bizamba. Uyu mugoroba
mugoroba nago wifashe neza hariya mu burasirazuba bwa Kongo, kuko kugeza kuri ubu bafite ubwoba mu mujyi wa Goma ko uri buze kwinjirwamo n'intare za Sarambwe, ariko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo bari gusereborera ku gikoma cyangwa se bafite ibyishimo bidasanzwe kuba uyu mujyi wa Sake wamaze gufatwa n'umutwe wa 23. Ubu ngubu bategereje ko waza no gutabara mu mujyi wa Goma. Abenshi rero bamaze kuba babyina intsinzi. Rero kangushimire kandi nkwifurize kugubwa neza cyane, ndetse nkubwira ati aho bitameze neza ejo bizamera neza. Gira ibihe byiza, Imana ikomeze kuba nawe. Dusubire amakuru yacu akurikira hano kuri Rwanda Daily Info, ariko niba utarakanda subscribe nyamuneka ibuka kuyikana kugira ngo tuzacukure amakuru abagezweho hano mu Rwanda, muri Afurika yose, muri Afurika yose ndetse no ku isi yose. Ndagaruka mu kanya gato nkugezaho n'andi makuru agiye atandukanye ari kuvugwa ku butaka bwa Kongo ndetse na hano mu Rwanda.